duherukana Rugema ari kubwira Iribagiza ngo agende amuzanira umuti. Ese Iribagiza yaba yarawumuzaniye? Ese mami wabo wa Cyusa baba baremeye kumuha kubera ko bahawe kondisiyo na Emile ko nta muntu bazigera bawuha? Ibyo byose nibyo bibumbiye muri iki kiganiro, ari byo ngiye kukubwira umushu. Ese we murakoze rero, ikintu ndi bugusabe ni kimwe, nuko utari bucokoze telefoni yawe ukuraho kino kiganiro utacyumvishe ngo kirangire, dore ni icy'iminota mikeya cyane kubera ko ntabwo ari kinini. Ni ikiganiro cyiza cyane, nkubwira ngo nimba uri mushyashya turakwakiriye, reba aho hasi hari buto ya subscribe ubanze uyikandeho, ndetse umushu mu gihe uri kuzana ka gatebe reka tube twiririmbire kano karirimbo ho gato tuhite dutangira ikiganiro cyacu turirimba ngo ngiyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yacu yose. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yacu yose. Iyo Mana dusenga irakomeye. Nizere ko umeze neza. Imana dusenga twese aho muherereye hose, Imana yacu ni iy'agaciro kandi niyo kubahwa, ukwiye kuyubaha. Basi mbabarira ugende muri comment nimba ugejeje hano ukiri kumva kino kiganiro, ntugende utavuze ngo amen. Basi vuga ngo amena, kuko Imana ni iy'agaciro. Kuba turi guhumeka kano kanya ni Imana ibikora, ndetse n'ibyo tuyisaba tukabibona ni Imana ibikora. Ishobora kutagusubiza ariko ikazagusubiza mu gihe cyayo. Rero ntabatindiye bantu banjye, ikintu ninjiye kubabwira ni ukubabwira ibyagikurikiyeho kw'ibi ngibi, uko Rugema yifuzaga ko Iribagiza amuzanira umuti. Ese koko yawumuzaniye? Nk'uko duherukana muri episode yatangiye, nk'uko nabibabwiye ko mba mbifitiye uburenganzira kugira ngo nkore ikiganiro nk'iki ngiki, duherukana Anita. Noneho urumva ko Anita hari ikibazo, Anita ari kuganira na Iribagiza amubwira ibyo byose. Fabiola araza, uko yabashwanishije wabibonye, ndetse nuko Rugema atifuzaga ko Iribagiza akwiye kubana na Cyusa, byose mwabibonye. Nubwo n'ikindi cyakurikiyeho, nk'uko Rugema nawe byakomeje kwanga, agakomeza agatuma umuti. Ibyo byose nibyaje muri filimi twamaze kureba, ndetse naho Cyusa yari avuye ku murenge gushaka icyangombwa kizatuma basezerana. Ese uyu mwana w'umukobwa icyo cyangombwa nikiboneka ntibazamufungirana mu nzu nk'uko bari baramufungiranye? Ese icyo cyangombwa nikiboneka isimbi we ntazatezamo? Ibi bintu birabibyuya ntibiba amaraso. Uyu mwana w'umukobwa bishimiye ko akora ubukwe, disi nimumvugire ngo ubukwe bukwiye kuba. Basi vuga ngo iyo Mana dusenga irakomeye mu mutima wawe. Narababwiye ngo ntihakagire andi macana ababeshya. Iyi niyo cano yonyine uzasangaho ibintu byiza nk'ibi ngibi bigendanye na filimi dukunda twese ku isi, yitwa Inzira y'Umusaraba. Iri kuvugisha abantu benshi batari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, batandukanye n'uko tubitekereza. Rero nimba umaze kugera hano ukiri mushyashya, reba aho hasi hari buto ya subscribe, ni ukukwibutsa, ndetse nawe wayikoze kandi aho kuri like kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu. Rero bantu banjye ndabakunda. Rero aribyo nari mbabwiye ntabatindiye, Rugema nk'uko yatumye Iribagiza umuti uyu mwana w'umukobwa, kubera ko bamuhaye ibintu bituma akomeza kuba ubwenge, akomeza kwimerera nk'umwana mwiza nk'aho atavukiye. Iribagiza ni nk'uko ari bwumve yuko agiye kujya kuzana umuti, mama Cyusa akabimenya neza yuko umuti Rugema yashakishije igihe cyose bakawumwima. Ni uko rero byagenze. Umuti Iribagiza azajya kuwureba bawumwime, ariko ubukwe bwo buzaba. Ariko abantu bakomeje kuvuga muri comment ngo barambiwe ino filimi, bazagaruka nyuma y'icyumweru. Hoya mureke kurambirwa bashu, kuko kurambirwa si byiza. Ejo ushobora kurambirwa ugasanga ubukwe bwabaye, ubwo se wazagaruka koko? We wazasubira inyuma ukajya kureba ubukwe bwabaye?
komeza uyirebe ndetse ujye ukurikirana ibiganiro byacu hano, kuko ubu iyo bugiye kuba cyangwa ikintu kigiye kuba murabizi neza ko mugisanga ahangaha, nta handi hantu mushobora kugisanga usibye yuko ari ku izi cano zanjye ndetse zanyu, iyi ngiyi, iyi big family ntoya ndetse na big family nkuru. Nta kindi tugusaba kugira ngo ujye ubikurikirana, ni ugukanda aho hasi hari buto ya subscribe, ndetse wowe utazi buto ya subscribe iri mu kuboko kw'iburyo aho ngaho. Rero nimero yacu ni 07944053 5 07944053 hari na gurupe ya WhatsApp y'abashuri tuyipininga aho hasi muri comment, nawe wayijoyininga tukajya twiganirira. Musigara amahoro, Imana ibarinde abashubayi.